Mwiriwe bakunzi b'abavandimwe b'Umenya ICT TV, murakaza neza kumenya ICT TV. Akanya muri kumwe na Francis Xavier nk'uko bisanzwe. Reka turebere hamwe rero abantu bari kwaka mitasiyo cyangwa batari kubiteganya. Turabivugira hamwe, hari igikorwa kirimo aka kanya, ni igikorwa kijyanye na permitasiyo, guhinduranya ibigo umwaka ava ku kigo kimwe kajya ku kindi. Niyo gikorwa kirimo gikorwa kibura iminsi nk'ibiri cyangwa umwe kugira ngo kirangire. Ndibutsa abantu bari gukora permitasiyo ibi bikurikira. Reka tureberere imbogamizi abenshi bagiye bahura nazo ziri muri systeme, yenda uburyo abantu batabibyumva bakayoberwa ikibazo kibitera. Reka mbereke imbogamizi irimo iri gutuma permitasiyo idakunda hagati y'abantu bari kugurana kandi babona ko ari byagombye gukunda. Icya mbere, turinjira muri systeme yacu tujya muri TMS, kuri link wari ufite kujya kuri TMS. Ndibutsa ko muri permitasiyo muraba muri abantu babiri, mugomba kuba muhuje ibi bintu. Nongeye mbisubiremo, mugomba kuba muhuje position mukoraho, umwanya muri TMS yawe n'undi mugenzi wawe mukora mushaka guhinduranya imyanya igomba kuba ingana, iri kuri level zimwe. Icyo nicyo kintu cya mbere. Icya kabiri ugomba kureba ni ukuba kuri iyo bita specialization. Ako kantu ko kakomeje kuturamo abantu bagasanga ntibikunda. Specialization no kuvuga ngo ibyo nize birahura n'ibyo undi bamushyiriyemo muri TMS. Reka twinjiremo turebe. Ningeze hano ndahita ninjira muri system yanjye ya TMS, nciye hano cyangwa nciye hano hejuru, login, ninjiremo, kirimo username na password yanjye. Ushaka kusaba ninjiremo, nimara kwinjiramo ndayinjira muri system yanjye, ninjiremo ambwira ngo urakaza neza muri kamo. Ndangiza njye kuri permitasiyo kuko nizo zifunguye. Nyikira kuri permitasiyo ni ibumoso, ndakirikaho, mpite nza hano hejuru handitse teacher permutation, hari ahantu kanditseho new request. Ubwo ndashishikariza n'abantu bari kubikora batazi uburyo bikorwamo ko iyi ari live iri gucaho neza, biri muri system aka kanya. Mwige kuri new request. Muri new request bahinduye noneho video nari nabakoreye bwa mbere yerekanaga mandatory document ziri hasi, ariko hano noneho zirahita zijya mandatory document bazishyize hejuru kuko abantu bibeshyaga bagahita bagira next batarebye ko hasi ari document zibura, bakagagaje bagashyira hejuru kugira ngo umuntu ajye abanza kuzuzeho. Ikindi cyiciro kigaragaraho niki ni profile yawe, ibyo wize, imyirondoro bashyize muri TMS yawe iri mu mifotara bihita bizaho. Position rero ndi kubabwira ngiyi, iyi position yawe, position ugomba kureba muri iyi profile yawe ukareba ko ingana n'iyo uwo ugiye kugurana nawe. Usanze bidahura arabari ikibazo. Hano hejuru rero tuhageze urareba position. Ikindi narimo nkubwira ni iki cyo bita specialization. Aka kantu ka specialization nako mukwitondere kuko gashobora kuguteza ikibazo. Bigomba kuba hano ibyo bagukiriyemo muri specialization bihura n'ibyo uwo mugiye kugurana. Bidahura ikindi ni degree level yawe ni A0, murareba hano ko igomba kubihari. Aka kantu mugomba kureba kuri profile zanyu mubanze murebe ko icyo uri gusaba ari cyo gihari. Noneho ikindi bagomba kurebaho ni hano hejuru mandatory document narazibabwiza arizo. Mandatory document no ngo buri document yose igomba kuba ifite munsi ya megabyte imwe. Urashyiramo document yawe ya degree yawe wabonye muri kaminuza, iraba ugomba kuba ifite wayisikanye ukayishyira muri document, ukaba ifite size ya iri munsi ya megabyte imwe, ukayaploadinga hano. Hano hakabiri urashyiraho attestation definitive, ngo affectation data yawe hakwe ku karere urayaploadinga hano, nayo igomba kuba iri munsi ya noza ya megabyte imwe. Hano urashyiramo icyangombwa none kiki cy'imihigo, icyo bita performance appearance sheet, ni igaragaza imihigo yawe uraba wakwe ku muyobozi w'ikigo cyawe, ni hano uri buyishyireho. Reka rero tugerageze kubishyiramo turebe uko bigenda. Ndakirika hano kuri choose file, nyihitemo ku mashini yanjye aho iherereye, ndebe document yanjye iri hehe nyishake, cyangwa niba nzi folder irimo nyikirikeho. Degree banda gukuramo degree, banda ndebe ko degree folder irimo my degree ihitiza muri izi, nyegereho nyifungure nya uploadingemo. Igezemo, murabona ko igezemo, nuko ngomba kufite size iri munsi ya megabyte imwe. Ngiye kuri ki affectation cyangwa the appointment letter, ni letter d'affectation.
nzere muri rete d'affectation yanjye ndebemo rete d'affectation nyishyireho rete d'affectation nyishake nayo nyishyiremo cyangwa ni searching hejuru cyangwa subira inyuma ndebe affectation rate yanjye affectation rate mfite nayo nyikurure nyishyiremo ni searching ndahani herereye affectation rate ngomba kuba ifite size ntabwo ngomba kuba ifite size ntoya cyane nyikurure nyishyiremo nayo ihagere nindangiza nde kureba icyangombwa cy'imihigo nacyo nkirebe aho ndiwe nagishyize ngishyireho nyuma kugikurura urabona ko dokima zose zigezemo hose hano hejuru. Iyo ugenda gese utarazishyiramo izo dokima hejuru hano haza mu ibara ritukura kugira ngo ibi ntago byuzuye ntibirimo. Noneho ubona cyari process ya teachers details ndahita njya kuri next niyo mageze kuri iki cyiciro cyano cya kabiri cyo bita permutation details. Ahangaha ndacyari kuri imyirondoro yanjye nabwibutsa ko ibi bintu biri gukorwa n'umuntu umwe akaba ari ubyuzuza noneho bindi bigakomerezaho. Ndahita ngira ni umwe uri bubyuzuze kugira ngo bibashe kugira, ariko ahangaha ni position uko banditseho RSSB ariko ni position kuko RSSB namba ngiyi hano hano bashyizeho RSSB ariko hano bagomba kuza position noneho narangiza nkahita ngira ndeba ibingibi ko ari sawa biruzi. Ibingibi byo nta nubwo ufite uburenganzira bwo kubihindura, urabona ko bihindurwa na nesa yonyine. Uryageje kuyica muri account ya director ngo uhindure ushyire specialization yawe uyihindure, ayiguhindure ntibyakunda kuko ubu REB ni ifite uburenganzira bwo gukontrola ino system. Noneho twarangiza tugira next. Yongeza kuri next mvuye kuri teacher details nkajya kuri iki kushaka permutation details. Noneho ahangaha bwa mbere muri video bwa mbere nari nakoze cyangwa yari iri kuri system kwari kubujya bashaka umuntu bakoresheje employee ID, ariko employee ID ya buri muntu babona kuzibona shaka kugorana baba bateka dukoreshe nimero za telefone. Ahangaha urasacinga umuntu ukoresheje nimero ya telefone yiwe. Reka urugero mbahe nshaka umuntu tugiye kugurana fate nimero ya telefone yiwe nyihitemo fate nk'urugero nimero ya telefoni y'umuntu 078 ndebe nimero ya telefoni y'umuntu tugiye kugurana turebe imbogamizi zirimo ahantu abantu benshi batari kubasha kuharenga kubera ko requirement zisabwa batari kuzuzuza. 078 50 ngiye gufata nimero y'umuntu tugiye kugira turebe uko bigenda. Iyo nimero nanone urumva ko igomba kuba ari registered akabanza akareba ko iba iri muri TMS yiwe ari bamubarure kuko ari igihe umuntu agereranga nimero za telefone nyinshi bakabarura umwe itariyo. Iyo rero ubanza kumenya ko ariyo iyo muntu irimo uri kuri TMS profile yiwe. Narangiza nkareba nimero y'umuntu hano okay 050 28 okay maze kuzamo nimero ya telefone ndahita ngira hano nkandika hano handitse ngo search. Kuri search nyakanda iretire wa muntu rero kumubona. Okay amamyirondoro yiwe ihisiza nahakorera nawe duhuje position imwe. Urabona ko position ni imwe ngiyi rwose position yiwe computer science niwe nayo. Urabona ko nayo ari computer science A0 kandi twese dufite uruhuje. Urebye ngiyi position hano ni birahura yanjye ariko ni A0 qualification ya appointment letter nimero afite mu 2029 niho mushyiremo. Akorera hehe? Groupe scolaire Huye murenge naho ari hano hasi na iyi ni code yiwe iyi ni iyo bita employee ID. Nanjye employee ID yanjye ni iyi ngiyi. Twarangiza ariko ari akantu kaje hanga akantu gashobora kutuye twemera gukomeza rero niki hano ari motivation data cyangwa ibintu bishobora kukumotiva ukatayipingamo ugasobanura ibintu bishobora gutuma igikorwa cyawe cyihuta. Ibi ngibi byuzuza amaha
uzuzamo amakuru ugira ngo motive imitation yawe cyangwa permutation yawe bitewe n'iki, bitewe nuko uyu muntu bakubwiye ngo ari available. Hano handitse ngo ni not available. Iyo bavuze ngo ni not available ntago byakunda permutation hagati yanyu byakunda. Ni ukuvuga ngo rero iyi not available iri guterwa n'iki, guterwa ikintu cya mbere tumaze kugira position, banza gucekinga position yawe ko ihura niyo bakwandikiyeho muri position imwe na level imwe. Ariko ikindi kintu kiyongeramo ni ukureba ko kuri specialization ibyo wize mu ishuri specialization yawe bihura n'ibyo bamushyiriyemo kuri specialization yiwe. Ubu impamvu ahangaha bidakunze ko dukora mutation ni iki, nuko specialization yiwe n'iyange biratandukanye. Buriya tugiye kubireba neza tukareba tubona specialization yiwe ibyo bamwandikiyeho n'yange ibyo banyandikiyeho. Reka turanje ndebe iyo specialization kibitera niko bihura. Tumaze kubibona ahangaha umaze kuzuzamo ibi ngibi, ukabona hano hari handitse ngo available mu ibara ry'icyatsi. Iyo ari available hano hasi button yanditseho submit igaragara, ukitwa kuri submit bigahita bigenda muri reb ikabya approve, ugategeza ikabya approve. Wowe muri system yawe bita bigenda noneho handi kuri yantuza ya mbere handi kwinjiye bwa mbere kuri ntuza twinjireho bwa mbere, ugahita ubona record yerekana ko iki. Ahangaha rero niba ugize submit, system ihita yohereza ubusabe kuri wa muntu mu bigiye kugurana, wanditseho nimero yiwe ya telefone hano, agahita abona code, agahita ajya muri system nawe ya TMS, agahita abonamo record wasabye n'uwagize, akamubwira ati, agahita yemeza hirya hano haba ahantu handitse accept na reject. Iyo umaze kwemeza ugakiza kuri accept byemeje, ubusabe bwanyu bita bujya muri reb ikabyemeza, ikakika kuri approve. Yamara kugira kuri approve, imaze kureba ko nta kibazo kirimo, imaze kubya approve, igahita isaba akarere ko kahita kabagira gute uturere twanyu mugiyemo ko duhita tubaha amabaruwa ya burundu. Nuko niyo procedure yo kuryo wakanoza. Ariko icyo nashaka kubereka hano muri iyi video ni ukureba impamvu mutemerewe. Ni izihe obstacle mwahuye nazo zituma umuntu aba not available. Not available biguterwa n'ibintu bibiri nababwiye, ni ugucekinga position yawe niyiwe ko bihura, ukongera ukareba icyo bita specialization yawe niyiwe ko bihura, ubundi mukaba mwakora permutation. Nubwo buryo twarimo tubirebamo, reka rero turebe impamvu ko dushobora kurebera hamwe ibindi bikurikiraho, nimba koko bishobora kubona impamvu iri guterwa. Ngiye gukorera gucukumbika nkabika icyo kibazo ko kimeze kuri iyi ntuza yanjye, kuri iyi profile yanjye n'uyu nguyu tugiye kugurana, ko dufite position ni zimwe, ariko specialization ngiye kureba ko duhuje cyangwa tudahuje. Murakoze, murakarama. Rero murakumwe na Francis Xavier. Reka dukomeze tugubwe neza dukurikira Umenya ICT TV, twunguka ibiganiro bitandukanye bitubeshaho, inama, ibitekerezo, inyunganizi turazikeneye. Murakoze, murakarama.